ariko hari ibindi bihugu bishobora kuba bifite ibitekerezo bitandukanye n'ibyo dufite ndetse bitifuza uku nguku ibintu birimo kugenda ko ariko byagenda. Ibi yabivuze arimo kubwira bwana Donald Trump directly gutya nk'uko wavugana n'umuntu indora nkurore imbona nkubone inyumva nk'umwe akamubwira ati hari abantu imbona nkubone inyumva nk'umwe akamubwira ati wongera nongera gutashya reka twongere tuganire ku makuru ku biganiro ndetse hano kuri Kakisa 27 TV nibisanzwe turaganira hano tuganira nyine amakuru kugira ngo tumenye uko hirya no hino ku isi biba byitwaye. Uyu munsi rero reka none twongere tuganire ku makuru arimo kuvuga muri kiriya gihugu cy'Hirya. Hari ibiganiro byabaye ku munsi w'ejo, ni ibiganiro byahuje Qatar, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburusiya ndetse n'igihugu cya Ukraine. Ariko Qatar yari birimo nk'umuhuza, Amerika nk'umuhuza, Ukraine nk'umuhuzwa, Uburusiya nk'umuhuzwa. Uburusiya na Ukraine ntigeze kwicara ku ntebe imwe, ahubwo Uburusiya na Ukraine nibyo bitahuriye ku ntebe imwe, ariko Uburusiya na Amerika, Ukraine na Amerika nibo bagendaga bahura bakaganira. Muri ibyo biganiro rero ikintu cya mbere cyavuye twabonye batubwiye bati ibintu byavuye mu biganiro, ibintu byavugiye mu biganiro ntabyo muzamenya ariko ni none aha ntabwo ari burundu. Batubwiye bati ibintu bizava mu byavuye mu biganiro nta gahunda yo kubitangaza ihari. Ibinyamakuru hafi ya byose byo muri Ukraine ndetse n'ibyo muri Russia, Uburusiya byanditse ravuga biti no plan to disclose details of reality talks with US, that is Kremlin saying. No kuvuga ngo Kremlin ubwo ni ibiro bya Perezida Vladimir Putin nibyo byatangaje biravuga biti nta gahunda ihari yo kubabwira yo kumenyekanisha ibyavuye mu biganiro byavugiwe i Riyadh. Nta gahunda ihari. Bakavuga bati details of the extensive talk between Russia and US official in Saudi Arabia on Monday will not be made public. Ntabwo bazabishyira ku karubanda. The two delegations engaged in a near 12 hours dialogue in Riyadh. Ku munsi w'ejo bari mu kiganiro cyamaze hafi amasaha 12. Ni amasaha yari mu biganiro areba impande ebyiri. Uru ruhande rukaza rukaganira na Amerika ubwo ni Ukraine ikayibwira ibyayo, ikongera ikaganira n'Uburusiya nabo bakabwira ibyayo. Ku ruhande rw'Uburusiya rero nibo basohoye itangazo bivuyemo ijambo baravuga. Uwitwa Dmitry Peskov, uyu ni umujyanama mu by'umutekano, ni umuvugizi, ntabwo ari umujyanama bamwita Poroshenko, umuvugizi w'ibiro bya Perezida Vladimir Putin niwe watangaje atubwira ati murabizi se the outcomes of the marathon Russian-American negotiations have been relayed to the respective capital and currently under analysis. Ibyavuye mu biganiro bagise marathon, ibyavuye mu biganiro byahuje Amerika n'Uburusiya byajyanywe mu mijyi mikuru y'ibyo bihugu kugira ngo bikorerwe ubusesenguzi analysis, byongere kwigwaho bigaragurwe birebwe icyo byari bigamije. Yabivuze arangije agira ati these were technical talks, byari ibiganiro byimbitse mu buryo bwa gihanga which involved independent and in-depth exploration of details.
byari birimo kugaragaza ibimenyetso mu buryo bwimbitse kandi bugaragaza nyine ibimenyetso mu buryo bwimbitse, ariko ubwo buryo bukari bwa buryo bugaragaza details zose, nta kintu gisigara inyuma, buri kantu karavugwa, buri kantu kagaragazwa, buri kintu gishyirwa hagaragara. Nka ya mvugo y'aba bantu tujya dufatanya gusenga, bajya bavuga ko nta gihishwe kitazashyirwa ahagaragara, nta gihishwe kitazashyirwa ahagaragara. Muri ibi biganiro rero batashyize ahagaragara ibyavuyemo, baravuga yuko nta buye na rimwe basize batagaraguye ngo barebe ko munsi nta cyasigaye. Ibyo byavuyemo rero bijyanye n'uko amagambo yakoreshwaga hariya ya tekiniko yari amagambo ya gihanga kandi yimbitse. Niyo mpamvu basaba kubanza kujya kuyiga ngo bamenye icyo aya magambo yarasobanuye ni igiki. Uruhande rw'igihugu cya Ukraine, ubwo n'uruhande rw'Uburusiya twavugaga, hanyuma uruhande rw'igihugu cya Ukraine ngo rukavuga ruti, umwe mu bari muri iryo tsinda muramuzi, ni minisitiri w'ingabo w'igihugu cya Ukraine, bamwita Umerov Rostov, yanditse hano kuri Twitter, ndagira ngo nkorere ibyo yanditse kuri Twitter. Yavuze ati, twagiranye ibiganiro na Leta Zunze za Amerika, byari ibiganiro biri productive kandi byari bifite intego. Hanyuma rero igikurikiye ni ugutegereza. Yavuze ati, we have concluded our meeting with American team, ntabwo bahuraga n'Uburusiya, it is American team. Dushoje ibiganiro byacu twahuriyemo n'ikipe y'Abanyamerika. These discussions was productive and focused. Ibi biganiro byatangaga umusaruro kandi bifite intego n'intumbero, President Volodymyr Zelensky's goal is to secure a just and lasting peace for our country and our people. Intego ya Volodymyr Zelensky, perezida wacu, ni ukugera ku mahoro ya nyayo atarenganya, ndetse akaba n'amahoro yiteka, amahoro atarenganya kandi akaba amahoro yiteka. Uyu bivuga ni minisitiri w'ingabo mu gihugu cya Ukraine. Akongera ijambo akavuga ati, ayo mahoro agomba kuba ari igihugu cyacu n'abantu bacu. Then akavuga ati, by extension for all Europe, we are working to make that goal a reality. By extension, byagutse mu buryo bwagutse, hiyongeramo na abanyaburayi bose n'uburayi bwose. Rustem Umerov, minisitiri w'ingabo w'igihugu cya Ukraine, agaruka kuri ingingo y'amahoro n'umutekano mu biganiro birimo kubera Riyadh muri Saudi Arabia, aho yari arimo gusobanura uko byari byifashe. Hari ibintu biravuzemo hano, productive and focused. Icyo turacyita kimwe. Ikindi, President Volodymyr Zelensky's goal is to ensure a just and lasting peace for our country and our people. Icyo ni icyakabiri. Icyambere, byatangaga umusaruro kandi bifite intumbero n'intego. Umusaruro igihugu cya Ukraine gikeneye murawuzi, ni ugusubiza za ntara enye zafashwe muri 2022, n'imwe yafashwe muri 2014, guteranyaho yuko Ukraine ikeneye ko
igira amahoro arambye, lasting peace. A just ni amahoro itazahomberamo itakaza, then lasting ni amahoro azaramba. Ayo mahoro Ukraine yaba yemerewe ko igiye kuyageraho, ko yavuze ngo ibintu biri productive biratanga umusaruro, yaba yemerewe ko igiye kuyageraho? Cyo ni ikibazo umuntu wese yakwibaza. Ese Leta Zunze za Amerika yasezeranye Ukraine ko ibyisaba yabibona? That is another question. Ese aya mahoro bashaka kubona ku gihugu cyabo bakanayatanga ku Burayi bwose bizabashobokera? Another problem. Twebwe turaza tukakumenya uko byagenze, tukaza tukabikubwira, tukarangiza twigenera. Ariko ibyo biraho, umwe mu bari bari mu nama, umugabo witwa Rubio, muramuzi, ni secretary wa Leta Zunze za Amerika muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, cyangwa se bita US Secretary of State muri Department of State. Yavuze ati some other countries are trying on broking peace in Ukraine. Hari ibihugu birimo bikora uko bishoboye ngo bihagarike bibangamire bibuze amahoro muri Ukraine. Akavuga ngo you have done it despite impediment from other countries and others who maybe have different opinion about this should go ati twagerageje gukora ibishoboka byose kandi turimo kubikora, ariko hari ibindi bihugu bishobora kuba bifite ibitekerezo bitandukanye n'ibyo dufite, ndetse bitifuza uko nguko ibintu birimo kugenda ko ariko byagenda. Ibi yabivuze arimo kubwira Bwana Donald Trump directly, gutya nuko waba uvugana n'umuntu indora nkurore, imbona nkubone, inyumva nkumve, akamubwira ati hari abantu uratekereza abo bantu ari bandi. Kuwa gatatu, uyu munsi turi kuwa kabiri, ejo kuwa gatatu hateganyijwe inama izabera mu gihugu cy'Ubufaransa izahuza Emmanuel Macron ndetse na Volodymyr Zelensky ngo bongere baganire ku kuntu bagomba kubangamira ibikorwa by'amahoro mu gihugu cya Ukraine. Uribaza ngo abantu ni bande? Marco Rubio, umuyobozi muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze za Amerika, ubwo yivugira akavuga hari abantu batubangamira. Yongera avuga ngo ultimately I think that the only chance we have for peace is through President's leadership. Ati kandi nanone natekereza uburyo bwonyine dufite bwo kugera kuri aya mahoro nuko perezida yabidufasha, ubuyobozi bwe aribwo bwabidufasha. Agakomeza agira ati these conflicts need to be brought to an end through negotiations, no military means. Iyi ntambara ikenewe gushyirwa ku iherezo kandi bigakorwa biciye mu biganiro, nta mpamvu y'imbunda n'uburyo bwa gisirikare. Bamwita Marco Rubio aravuga ku byari biri mu biganiro n'ukuntu abona ibindi bihugu birimo kwitwara ibyo mubwira. Now igihugu cya Ukraine gishyigikiwe n'abanyaburayi bose bavuga bati igihugu cyawe wowe Ukraine ntugomba gutsindwa. Article nahoze mbona ejo irimo ivuga kuri gahunda z'abanyaburayi z'igihe kirekire, bavuga ukuntu abanyaburayi bo bahisemo gufata umurongo
wo kuguma gushyigikira intambara, ariko bagashyigikira intambara bagamije kuvuga ngo Ukraine nitsindwe turaba dutsinzwe n'Uburusiya na Amerika muri Ukraine, ariko turaba tubabajwe cyane no gutsindwa n'Uburusiya. Na ibyo bihugu nibyo bivuga biti nubwo barimo kuganira natwe reka tuganire. Niyo mpamvu bahamagaye Volodymyr Zelensky kugira ngo aze bongere baganire. Nanakwibutsa yuko ku itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri ubwo Volodymyr Zelensky yajyaga mu biro bya Donald Trump kugira ngo baganire, agerayo yabaye intare. Mu cyongereza icyo bita to lionize, to make someone a lion, guhindura umuntu intare, ni ukumubwira amagambo atuma yumva abyimbye akangana nayo. Zelensky nawe niko bamubwiye, bituma ajya muri kiriya gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika atarwambaye, aragenda ageze imbere ya Trump yibagirwa ko umuntu barimo kuganira ari perezida w'igihugu cyitwa super power, igihugu cya mbere gikomeye mu ngingo nk'eshatu z'ingenzi. 1 ni imbunda, kuko imbunda byo niyo isi, nubwo ubona ibindi biza bavuga utayifite uzahora uciriritse imbere y'abayifite. 2 ubukungu, ubwo ni igisirikare ni ubukungu, kuko ubukungu ni bumwe mu butuma ufite imbunda ashobora kuguma kuyikoresha igihe kirekire. Igihugu gikenye ntikirwana, igihugu gitunze imbunda kidafite ibikoresho, kidafite amafaranga, izo mbunda ntacyo zimara mu gihe runaka. Icyanyuma ni diplomasi, ni abahanga mu kwivuga neza nubwo amabi yabo rutameza ubwinshi, cyangwa nta meza n'amacyahari, bakora uko bashoboye bagakoresha icyitwa diplomasi, bakakumvisha ko muri bubane, wabyanga bakakwereka ko bibuhure n'ibibazo. Uyu mugabo Marco Rubio rero akavuga ati hari ibibazo by'uko hari abantu bari ku ruhande babuza, babangamira amahoro turimo dushaka kugeraho. So uwitwa Peskov aheruka kuvuga ati uku gukomeza kongera ibikorwa bya gisirikare, this rampant military policy of Europe is a very big and terrible problem to us, the Russians. Atuku kuntu Burayi bwahisemo gufata inzira yo kugendera ku masasu, kurasa ndetse n'ibindi, ni ikibazo gikomeye cyane ku mutekano wacu nk'Abarusiya. Akavuga ati rero urumva Ukraine ivuze ko ibintu byagenze neza, Uburusiya buti tugiye kubyigaho, Uburayi buti Zelensky vayo, Amerika iti hari abantu barimo kubangamira ibiganiro turimo kugeraho, dushaka kugeraho, gahunda twiha hari abantu bayibangamira, bahamagara Zelensky kumushyira ku ruhande kugira ngo amahoro atagerwaho. Marco Rubio wageze kura navuga terega ati ntabwo byagerwaho, ntabwo byagerwaho abayatri president nkawe dufite. Ubwo arimo arasingiza anacinya inkoro, ucinya inkoro biremewe, ucinya inkoro bukora umuti. Kera twiga itangazamakuru, abarimu bamwe batwigishaga icyo gihe baratubwiraga ngo ntabwo twemerewe gukora itangazamakuru ricinya inkoro, kandi kuko ntabwo turyemerewe. Ariko iyo utayicinye ukora iki? N'icyo ukora terasi nutayicinye ukora iki? Kuko nuyicinya hari igihe byari, niyo bitariye nta kintu gutwara. Noneho nutayicinye ubwo bakora iki rero? I'm not sure, simbizi. Gusa kuyicinya bitabangamiye umurongo w'itangazamakuru, ntibibangamire n'umurongo wa politike yakorera, kuko utayicinye. Twebwe rero
dukora ibifite inyungu, kandi izo nyungu zikagera no ku bandi. Hari abantu bazi ko kuvuga gukora neza itangazamakuru ari ukuvuga nabi igihugu cyangwa abakiyobora. Oya, reka twigendere. Ubwo ibiganiro byabaye ku munsi w'ejo nta kintu turamenya cyavuyemo usibye kuba Marco Rubio avuze ati dufite ikibazo cy'abantu barimo kwitambika ibino biganiro. Icyo kibazo tukagishakira mu Burayi, aho uwitwa Rustem Umerov yavuze ati twebwe amahoro tuzi dufite duha agaciro nayo perezida wacu ahora ashaka. Volodymyr Zelensky yatwigishije gushaka amahoro yacu, y'igihugu cyacu, y'abantu bacu, ariko tutibagiwe n'Uburayi. Iyo yashyizemo Uburayi rero mugahita mubona ko ejo hazaba ari kuwa gatatu Zelensky azaba ari mu Faransa, aho bazaganira ku nama izahuza abaperezida bo mu Burayi ndetse n'igihugu cya Ukraine kugira ngo bige ku hazaza ha Ukraine. Kuki tutagarukira hano? Reka ikiganiro tukigire kigufi tuze guhura n'ibindi biganiro. Nitwa Eric Mugabo. You can consider subscribing kubera ko analytics zacu zitwereka ko people who are visitors, abashyitsi n'abasangwa, muri ku rugero rumwe. Ariko ko subscribe ntacyo wahomba. Reka tuze guhura mu bindi biganiro. Igihe byiza.